Imena tamu mukugana uko Yesu yadukunze ikibazo gikomeye nuko gukundana akuvuga ngo turabwira ese dukora iki ese tubwira dute umuntu wese uvuye ku isi kirazira kwambura umwanzi w'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavugana bombi ari uwigiye gitoya urwandiko rwambere rwayo wandikicirika n'umurongo wacumeye niwo hatubwira kudakunda wese atari umwana w'Imana iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niwo byumvikana neza ko umuntu wese wakabenese aramwicaniye ko turabavanywe Yo
magereza, kurinda Kacyiru, kurinda Mageragere, kurinda Pakaruga, kurinda Iwawa, kurinda Turahavuye, kurinda Ishobora byose, kurinda Warahabaye, ibihe ntibyatwica, kurinda baraturasa, ntibadutana amazosi, ntibatwica dukoze mu mfuka. Ndabana we, kurinda amashyiga, kurinda mwitimire, yahabaye we, ibarinda ibiheri, ibarinda n'urupfu, ibyago n'amakuba, mwari mupfusha, kubera ubujura we, itabi ryishisha, inzoga muriture, iyitwa muriture, iyitwa icyuma we, iyitwa bareteka, sinzi umubise, iyitwa biririka, kurinda abana we, twishwe n'amugo, zikurinda n'ibihe, kurinda twakubonye, adukuye mu rupfu, udukuye Iwawa, udukuye gereza, kurinda Warahabaye, rinda n'ibigabo, uzikurinda abana we, kurinda data we, uzikurinda abana we, ndagira ngo dutere ahantu eshatu, kabiri gatatu cyane, abana cyane, abana cyane, abana ntuzasubire mu biyobyabwenge mbese babwira ngo ntuzasubire mu biyobyabwenge, ntuzasubire mu biyobyabwenge, ntuzasubire mu byaha, ntuzongere kwiba, ntuzongere gukoza Imana isoni, ntuzongere kumwaza Imana, ntuzongere gukora ibizira, ntuzongere kunywa itabi, ntuzongere kwiba, ariko mwazamura ibiganza byanyu mu kirere tugashimira yahabaye bikenewe ko uzikurenda mwana we, uzikurenda ukura umuntu muri tubere ukamuhindura, ukamukarabya ukamusega ukamwambika, uzikurenda Yesu we, uzikurenda, uzikurenda mwana we, uzikurenda ukura umuntu muri tubere ukamuhindura, ukamukarabya ukamusega ukamwambika, uzikurenda Yesu we, umwuka wera w'Imana bafashe nakwikirije haleluya tukaba Imana bashimira Yesu maji Yesu azikurinda akira mpambike na Yesu yaranditse asikomeza ko Imana bashimira uyu muhungu wanjye nawe reka Imana imwambikire muri iri tera
twikirize ngo amen. Ubushize turashimira Imana ko ubushize Imana yabanye natwe, hari bagenzi banyu twabwirije ubutumwa turabasengera barahinduka ibyari bishya. None namwe muvuye iwawe, impamvu Imana bakuye iwawa sukwata n'abandi bahasigaye, ariko mwebwe Imana bakuye iwawa, nimuhaguruke mutere haleluya, nimuhaguruke mutere haleluya. Musomere ndashaka kumenya ko mwamenye gusoma. Ndashaka kumenya ko mwamenye gusoma. Soma ijambo ry'Imana. Yohana ibice 3 umurongo wa 68. Ntihagira uhareba hasi. Yohana ibice 3 umurongo wa 68. The lost prophets prevailed until I glorify. Imagine. Tuharebe gashaka kumwajya twarifuze ko mugomba kujya musoma ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana. Mwe nareba aho ngaho muri Yohana ibice 6 umurongo wa 68. Ari wageze? Wewe wahageze ngaho hasome ntabwo usome rwose. Benshi bigishwa ni Yohana, uri gusoma muri Yohana reba ku mutwe kari Yohana. Petero aramusubiza ati databuja fata mikrofone mu huwa, fata mikrofone mu butumwa bwiza. Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde ko ari wowe, databuja twakuvaho tukajya kuri nde ari wowe ufite amagambo y'ubugingo, kandi wowe ufite amagambo y'iki? Niyo ndasubira. Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Mukomere ijambo ry'Imana mushi. 3:16 ninde wahamusomera muri Yohana n'ubundi birindura 3:16. Izi Bibiliya tubahaye nizo gusoma kugira ngo namwe ejo muzabavuga ubutumwa kandi beza. Muvuge amen. Ntabwo izi Bibiliya ari zo kugurisha. Tuzabakoresha ibizami, umuntu tuzasanga akiyifite agatsinda ibibazo bibiri tuzamuha, agomba gutwara impano mu izina rya Yesu. Twahageze hasomye naho Yohana 3:16 handitse kuki? Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese agire ubugingo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tumukomere amashyi ijambo ry'Imana. Tumukomere. Twikirize ngo amen. Twazabura ibiganza tugaha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Petero abana na Yesu avuga amagambo akomeye avuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Hari ufite amagambo y'ubugingo. Yari ibiganza abantu babiri mbere babwira ngo nta handi tuzajya tuzabona kuri Yesu gukora imikino, mubwira ngo nta handi tuzajya. Niba atabyumva mubwira cyane, mubwira ngo nta handi tuzajya, ariko mwateye haleluya. Nta handi tuzajya mute? Nta handi tuzajya. Namwe abakobwa beza muzabura ibiganza mama. Narari
ankura muri ibyo bizira nakoraga. None ubu ngubu data yampaye icyo gukora. Ndashimira Imana ko ndi umukozi w'Imana. Tuzamure ibintu by'Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Nimwicize. Haleluya. Ukwiye kubana na Yesu ubuzima bwawe bwose, kuko iyo ubanye na Yesu umutima wawe uraca. Ntabwo ugenda mwende nawe yatigeze yihesha gutya ngeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo mubona mweye, ntabwo mugira mweye, ntabwo tuyukina mweye, ntabwo ibirahura n'ibintu n'abareteta nashinzwe ubuzamurira ibihuru byari byose nawe ntabwo nigeze mbinywa ngo ariko aho mpuriye na Yesu Kristo w'i Nazareti akomeye amashyi Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu wigeze gusaba umudamu umwe amazi yo kunywa, ngamaze kumusaba amazi yo kunywa aramubwira ngo duhuriye n'Imana iriba niyo mushobora kurimeraho. Yesu amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo iyaba wabuze amazi nari kuguha wakanyemereye nko kuri ayo mazi yawe. Nyuma aragusobanurira aramubwira ngo amazi nshaka kuguha ni amazi y'ubugingo. Imana irashaka kuguha amazi y'ubugingo. Imana irashaka ko uhinduka abyaremwe bishya kugira ngo uru rwandiko rusomwe na buri muntu wese. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahantu muvuye ni hano. Ntabwo nifuza cyangwa se ntawe wifuza kongera gusubirayo. Birasaba kugira ngo muze kuri Kristo kuko Yesu niwe mucyo. Haleluya. Yaravuze ngo mwese abashinga bagize gute n'abambere nta wundi muntu n'abana wakora ako kazi ko gutabara abantu barushe n'abambere bariya bakobwa ni Yesu wabatabara. Murabona badasa neza se na murabona ko bahuye n'Imana kandi turashimira Imana n'abaho Imana yabakuye kandi Imana yabakuye kuri nk'aho namwe mwavuye. Natwe Imana yarahadukuye none Imana yaduhaye ubuzima. Nimwongere mwirambure amaboko mwishimira higejeje ikora. Twikirize ngo amen. Wa muhungu twasangiye harya mu Rwabayanga, umwe twabanaga mu Rwabayanga ariho wamuhungura. Ubushiye twahoberanye haguruka ashaka umuhungu wayo. Imana ishimwe cyane. Mwakomeye Imana bashimira Imana. Mu gihugu cyacu yadukuye mu Rwabayanga ntabwo uzi ukuntu twacoka. Imana wabwa icyubahiro igihe cyose. Imana nishimye. Twakakira Ndahinduka cyane. amazi yamucyara mu Yahaze. mu Rwabayanga hepfo ku makara urahinduka. Yahaze. Amagara twatekeragamo urahinduka. Yahaze. Mwakomeye Imana bashimira Imana. Ushaka umwana twarabaye mu Rwabayanga barizi. Ushaka umwana uze mu rugo nkwambike kuva hasi kugera hejuru. Imana ihabwa icyubahiro igihe cyose. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Nishimiye kuba naje hano mu nzu mberabyombi. Ikindi cya kabiri nishimiye umunsi wa mbere nishimiye nkigera mu kagari Kimisagara kuko numvaga ntashobora kujya mu rusengero umunsi rumwe, ariko kubwo kuba narahageze bakampa Bibiliya yambereye impamba yo kugira ngo nkomeze kuba nagana uru rugendo. Imana ihabwe icyubahiro. N'umwana twarabaye kwa mama ya twarabaye Butare mu Rwabayanga no kwa Kanyanga twarabaye ariko ntakura nava ku inongo waziyesa akamushigasha waziyesa akamusiga akakubega ntabwo rero gusiga neza yabaye nyamata tukabari bari gukikije wikirize haleluya kandi mu mwese awushira nawe muze musanga nyamata aya mu papa aravuga ngo twakufa tukajya niwe wenyine ufite amagambo y'ubugingo. Nta wundi muntu ufite amagambo y'ubugingo. Ndimo ndinjira ku musozo. Nta wundi muntu ufite amagambo yagukiza. Nta handi hantu dufiteho guhungira. Ahantu dufiteho guhungira ni muri Kristo Yesu. Tuvuge ngo amen. Inama ngo niwe mwenye izina ryawe n'abo bataka ku Mana byatoranijwe. Twebwe icyatuzanye ni ukugira ngo tubahe umutsima utunga ubugingo. Hanyuma namwe mugomba gukoresha ayo maboko yanyu kugira ngo Imana ibone ukiha umugisha amaboko yanyu. Abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Aya maboko yanyu rero Imana.
tukabashakira inzira buri muntu wese abaho neza mwagikirije amina ugasezera ubuzima bwagenderagamo mani kabari mu bundi buzima bushasha yaravuze ngo ibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza ntabwo ari iki ntabwo ari ibi muvuge ngo amen cyane haleluya Dawidi yari yamuriye mu cyami mu bice 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye haleluya aravuga ngo sinzagira gute kira gute ngo ntabwo nzakira abari mu benshi wagira gute ngo ntabwo nzakira Dawidi ngo ntabwo nzagira gute sinzakira ndaryamisha mu cyaro cy'ubwatsi bubisi ndajyana iruhande rw'amazi agasuma Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwawe ngategurira neza mu maso y'abanzi bawe umurikira kubera Imana igutegurira neza uyikiganisha kubera Imana igutegurira neza uriho ntugasubire imageragere Imana igutegurira neza batayibonera kuyishaka Imana igutegurira neza y'ahantu ukorera Imana igutegurira neza nawe uryumva wazamuye haleluya Imana igutegurira neza mu maso yawe kandi Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwawe ariko haleluya Uwiteka asutse amavuta hehe asutse amavuta ku mutwe Imana igusukeho amavuta munyeganyeza gacyo kubera Imana igusukeho amavuta munyeganyeza gacyo kubera Imana igusukeho sukeho
duhindutse bashya mu mwuka ntituzasubira gukora ibyaha ntituzasubira kwiba ntituzasubira kunywa itabi tubaye ibyaremwe bishya uhereye none twemeye kugendera mu murongo wawe Yesu twemeye gukorana nawe Yesu ntabwo twakubaho ngo tubone ahandi ho kujya ni wowe wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe ni wowe watwitangiye nta wundi watwitangiye ni wowe watwitangiye Yesu twemeye kuyoboka twemeye kuba ingabo zitsinze tuguhaye ubugingo bwacu tuguhaye imibiri yacu uba ari wowe utuyobora ikiruta byose uzaguha ubugingo buhoraho turakwakiriye mwami Yesu udukomeze uduhe imbaraga uduhe amavuta uduhe ubwenge uduhe n'icyo gukora ntituzasubira inyuma ukundi twanga satani n'abadayimoni karande yatugendagaho n'icike Yesu ubugingo bwacu turabuguhaye uturindire mu isi ikiruta byose uzaguha ubugingo Mana turabigusabye tubigusabye mu izina rya Yesu amen hanyuma mugiteze ibiganza gutyo reka nsabe reka ninginge tugipfukamye gutyo ndinginga pasiteri agiye kuzamura isengesho asenge narangiza turaza gusaba mama wacu azamura isengesho asabira abantu imbaraga kari mu mubyeyi Mwami Imana tugira ubwiza bwawe Mwami turagushimiye umwe wese twagiyemo niwe watugejeje wowe n'icyubahiro nuko Mwami tugarutse abagaragu bawe Mwami abana bawe bamenye bakiva ku bw'umusoro turagushimira Mwami kubw'intambwe wateye Mwami wambika imbaraga mu rugendo kugira ngo bajye bava guteka Mwami ariyo bashimwe kuko n'ahandi babona bajya kuko n'urugero ufatika kuri wowe kandi Mwami nawe mutumye gusakiza ni ukuri Mwami mwiza neza wowe ufatira gushyira bari neza abana bagaje mu nzira nyinshi ariko ugeze baje kuyoba kandi nawe uhungiyeho ariko twakumenya urugero rwatukoretse bamukoretse n'abakozi bawe bari muri gahunda uburyo bafashe mu rugendo kandi Mwami ugiye wirinda kugira ngo uhure hano tuzaba dushima izina ryawe twishimira ko abana bacu bahagaze neza muri iyi buzima urakoze Mwami turagushimiye ni ukuri icyubahiro cy'iteka ryose mu isi yo mu ijuru byose turagushimira n'amahoro kandi tugushimiye kwa Yesu Kristo mwari wacu n'umucunguzi wacu aba bana tubatandukanyije na karande mu izina rya Yesu kugera mu gisemusiga cya mbere ukagera mu gisemuza cya 14 ikiwabo wa mama wabo ikiwabo wa papa wabo icyo kwa basemu bose uragifata mu izina rya Yesu abasasa tugiye kubatwikiriza kandi Mwami uwo muhura wose turamaganye mu izina rya Yesu w'uyu munsi abaye icyaremwe urakoze kubyumvise urakoze kubatandukanyije na buri kimwe cyose cy'abatwaza mu gihugu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Data mu izina rya Yesu izina rikomeye Isumba amazina yose dusenye buri kintu cyose mu buzima bw'abantu dusenye umwuka wose bagendagaho umwuka warondaga umwuka ubatemberaho umwuka w'igisekuru mu izina rya Yesu Kristo ndametariza ubwami akupita hasi ishusho babonagaho mu izina rya Yesu Kristo reka bahinduke aka kanya bahinduke icyaremwe gisha bahinduke abagabo bo guhamya bahinduke abagabo bo kuvuga bagende bamaze ubwami bwawe ubahindure ubuzima mu izina rya Yesu bahindure Yabesi umuhindura izina bahindura izina ya Yefuta mu izina rya Yesu bahindura izina
bibogataneho ahari icyangiro ahinduka igikundiro ahari kuvugirizwa induru abe gukomerwa amashyi tusabe twese mu izina rya Yesu. turashoje Imana mwemereye nkamuha ikote ariko ni byiza ko mbivuga mwemereye ko azaza nkamuha ikositimu kandi nawe musore wanjye nawe uzaze kwambika mu izina rya Yesu. Dukomere Imana. namwe basore bacu namwe muhumure byiza biri imbere bwira mugenzi wawe ejo ni jyewe. Mu gusoza rero nagira ngo mbabwire iyo bamaraga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu arababarira mugende mwerekeye abatambyi. Nagira ngo mbabwire ngo hano dufite umukozi w'Imana, aleluya, twicara kuri ADPR cya hafi. Uyu niwe uje gufata uyu mukumbi. Aba bana bano ntabwo twifuza ko baguma mu kirere, turashaka yuko bagera aho barererwa. Mwabonye ko bafite korali nziza, turifuza ko bakora korali hanyuma ubuyobozi bwa ADPR hano cya hafi bukabakurikira tukajya tubakontorora nayo. Bari mu makoperative hanyuma barifuza gukora korali ku buryo bifuza kujya tubatwara bakajya kubwiriza ubutumwa bagenzi babo basigaye hari Iwawa kugira ngo nabo bambare imbaraga kandi bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Rero mama pasiteri abashima Imana kubw'uyu mukumbi hanyuma nibarangiza hamwe na korodinateri wabo arabajyana hariya ku ruhande abanditse bakore lisite n'abantu batabashije kuza ariko bari muri iyi korali. Noneho ubu buyobozi bwa hano cya hafi bubakurikirane, hari n'abandi tuzaha abandi hano ba Kimisagara. Imana ibamugishe. Nanjye niho sengera ubwo muri abakirisitu nanjye. Imana ishimwe nanjye ndanezerewe kandi dushimye Imana yo mu ijuru yagize neza kuko uyu munsi ni umunsi mukuru, ni umunsi mukuru, ni umunsi w'ishimwe, ni igiterane cyiza cy'ubusabane n'aba bana b'Imana n'iri torero natwe twese. Imana yo mu ijuru ni hafi, Imana ni hafi icyubahiro, turishimye rwose turanezerewe. Erega nta kintu cyiza kingana no kubona umunyabyaha umwe yihana akava mu byaha agahindukirira Yesu. Ngo mu ijuru haba umunsi mukuru, ikuzimu kwa Satani bavuza induru bakababara, ariko mu ijuru bo bavuza impundu. Imana nibaha umugisha, tuzabana namwe, tuzabafasha, tuzabagira inama muri urubyiruko, muri batoya, mukeneye inama z'ababyeyi, mukeneye kurirwa mu bandi, mukeneye ibyiza byose byo mu nzu y'Imana. Ubuzima mwabayemo ni ubuzima burebure kandi buremereye, ariko mu nzu y'Imana ni heza, muzahasanga abantu bameze nkamwe kandi babakunze. Tuzababa hafi rero, tuzabagira inama, tubahaye ikaze n'ikaze ryose ryagurakinguye. Ku cyumweru tugira amateraniro, tuzabakira, tugira amateraniro tuzabakira, no mu yindi minsi y'imibyizi itandukanye dukomeza kugenda tubafasha mu ijambo ry'Imana, tubigisha ijambo ry'Imana, tubahugura, tubagira inama. N'ikindi kandi ugize ikibazo cy'umwihariko tuba turi hariya, dufite abapasiteri dukorana, dufite ababwirizabutumwa bagenzi banjye, dufite abadiyakoni, dufite abaririmbyi, mbega itorero ry'Imana ni rigari. Namwe rero muze mu bandi mureranwe nabo, kandi cyane cyane twinjire mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ihimbazwe. Nanjye ndagira ngo nshimire uyu mubyeyi wagize iki gitekerezo cyiza cyo kubahuza abegeranya. Ukuri ntabwo ari we, ahubwo n'umwuka w'Imana wabaye muri we. Umwuka w'Imana wabaye muri we. Kuba mwarabaye iriya mugomba mukagirwa inama ndetse mugafata n'umugambi. Iyo muza mugatarara mugasubira muri bwa buzima bwanyu busanzwe, mwari kongera kumera nk'uko mwari muri. Ariko Imana ishimwe k'uyu mubyeyi nawe watekereje kugira ngo abegeranye bahuze. Imana imuhe umugisha, Imana imuhere umugisha, kandi rwose iragira ngo basabe murambure Imana ibiganza, tumusabira umugisha mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, mukomereze amaboko, muhe imbaraga kandi mwakure mu buryo bwose. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Ndashimira gukora kubifashamo nawe naza hano mu dusabira hamwe umugisha. Umushumba nawe niyakira umugisha we.
Imana ko mubonye itorero umwana iyo avutse agira umuryango warererwa hari indi ntambwe rero n'urugendo birangiriye aha iracyaza kuryoha. Yesu ku musaraba yabwiye Mariya ati dore mubyeyi dore abana nawe mwana dore nyoko mubonye mama uje kubatwara. Twavuga ngo murambure ibiganza nawe arambure ikiganza mwakire oya nk'abagiye kwakira barambure ikiganza usingire abana nabo batewe n'umutahuza muguye mu biganza by'itorero ryiza ry'umwuka. Turababwira ngo mugende mu itorero ry'umwuka kuba tubashyize mu biganza bya DPR mugende mushigaje intambwe yo kurikira umubatizo. Muzabatizwa amazi menshi uvuka ubwa kabiri. Ubu mwabwirijwe umubatizo wo kwihana ibyaha mwakira Yesu umwami n'umukiza. Mushigaje kujya mu itorero bazabarera mugende babatize amazi menshi mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mugume mu itorero mwigishwe kwitondera muzabona bakabahamye muzabona ubutumwa bahamye. Ntimugendere ku gishiro cyo kumva ko muguwe neza ariko haracyari intambwe. Mujye mutonda amateraniro mugende mu mibyizi. Ntabwo twababwije ubutumwa tujya tubazana amaturo yacu ariko tubwiza ubutumwa kugira ngo itorero riri hafi murigere. Mpamvu tubashyize muri biganza ni ukugira ngo bakurikirane. Umwana utamukurikiranye avuka hari igihe agwa hari igihe avunika hari igihe urya ibitari byiza ariko bazabafasha ibyo mugomba kurya babarobanura ibyo mugomba kurya ibyo mutagomba kurya. Rwose ndabatorogera amaso n'Umwuka Wera uzabagabanya hamwe na Kristo kandi muri uyu muryango urererwe. Reka nsabire umugisha umuryango wa Kayibanda na Pastor Chantal baritanga mu buryo bwose. Bwira abadukurikiye aho muri hose bari kurikiye iyobokamana bakurikiye intemburo bakurikiye Pastor Fane Official mu by'ukuri tugerageze dushyigikire aya maboko. Iyo ufashe umuntu ukamushyigikira muri iki gikorwa akoze ukamushyigikiza mu byo ufite mu bifatika umufashe kuvuga ubutumwa tuba twitanga. Abantu bakenera icyo kunywa. Abantu ntabwo ushobora gukora uyu murimo ubicaze utabahaye icyo kunywa n'icyo kurya. Burya ntabwo bibaho. Ntabwo ababwiriza bagende gutyo. Rero akeneye ibifatika. Ntabwo akeneye amasengesho gusa. Oya akeneye ibifatika. Akeneye ku mafaranga. Akeneye amadolari. Akeneye amayero. Numufata ukuboko ukavuga ati nshingiye ku gikorwa wakoze nanjye numva ashaka gukora iki. Hano hari za Bibiliya, hari amaji, hari amazi, hari za sonorizasiyo ndakeka yazikodesheje ntabwo arize. Mushoboye ishobora kugufasha yajya ajya mu ivugabutumwa tujya tugendana imisozi tukajyana mu ntara twari tugiye mu ntara ariko tujye tugasanga ibintu dukeneye. N'ubu kuri 24 araba ari iwacu mu cyaririya nabwo dukora iki gikorwa ariko ndabasabye mu izina ry'Imana Data rwose ushyigikire ufata ku butunzi bwawe umushyigikire. Wende ku byawe nk'uko Kristo yenze kujya akabiduha nawe wende ku byo ufite ukuri nubiba uyu mwaka nturangire utakubitiye. Maze igihe mbwira abantu ngo uyu mwaka nturangire udatuye amakuru abiri. Ituro rya mbere ni iry'umuntu wagufashije yaravuze urahembuka uzamuye kado. Indi kado ya kabiri ni iy'umwanzi wawe yakurwanyije ariko ntuhere ahubwo yakurwanyije bikamenyekana. Ubu iyo umwanzi atabarwanya ngo mujyi wawa ntabwo muri kuri aya mateleviziyo ariko muri kuri aya mateleviziyo kuko hari umwanzi wabarwanyije. N'umwanzi ntukamwange y'umusengera mushake kado umusabire umuhe impano umuti warakoze ko ndakomeye. Amen. Imana irakugisha. Reka dusenge kuko nasabwe kubasengera. Data mu izina rya Yesu Kristo sengeye ibi biganza kwakira. Reka ibi biganza umuryango wa Kayibanda na Pastor Chantal bakoze ku byabo ku butunzi bwabo. Hari byinshi bagakoze bafite abana n'abuzukuru ariko hari icyo baretse baravuga ngo reka bitangira abantu badafite ishusho batawe abo Kristo yaje gushaka abazimiye. Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yazimiye. Mu izina rya Yesu ndabasengeye ibiganza byakira amafaranga ibiganza byakira umugisha mu masazi
ubangurira impano urakoze data kubahaye umugisha kandi abazabarambura ikiganza abazabahesha umugisha bazahabwa umugisha ndetse